Imana rangurura shire juru nugerure gira abantu bahumumu jinyugiye gutera kuko imbabazi z'Imana. Turamukanyije mu izina rya Yesu Uwiteka abahire. Tugeze mu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Njyewe ugiye kuribagezaho nitwa Nayituriki Emmanuel. Mbere rero yuko dutangira kwiga ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge kugira ngo umwuka w'Imana ayobore ibyo tugiye kwiga. Turagushimye Imana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye uburinzi bwawe bubana natwe, ukaba utugejeje umwanya tugihumeka umwuka w'abazima, ubishimirwe. Ntacyo twatanze ngo tube tukiriho, mu rukundo rwawe n'impuhwe zawe ubishimirwe. Tugeze mu mwanya rero wo kwiga ijambo ryawe, turakwinginze ngo ubane natwe, utuvugishe, udukoreshe, kandi ibyo tugiye kwiga bihindura imibereho yacu yabaye akahebwe, kugira ngo imico yacu nitungane binyuze muri iri jambo tugiye kwiga ubihimbarizwe. Ngaho rero bana natwe, ubane na buri muntu wese ugiye kuryumva, kandi uduhe kurishyira mu bikorwa. Tugusaba twizeye mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho tugiye kwigana gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo umwicanyi wa mbere n'uwo yishe. Ni icyigisho turi buhere mu Itangiriro 4, Itangiriro 4 umurongo wa mbere. Turasoma tugeze ku murongo wa 15. Itangiriro 4 umurongo wa mbere hari titire y'amagambo avuga ngo ibyerekeye Kayini na Abeli. Kandi uwo mugabo atwika Eva umugore w'inda, abyara Kayini. Aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungere w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo ariture Uwiteka. N'Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati ni iki kikurakaje, kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Ahangaha hatugaragariza uburyo abahungu ba Adamu bagiye gutamba ibitambo. Umwe atamba ibitambo akoresheje ibyo yejeje mu murima, undi atamba igitambo akoresheje amatungo yari yoroye, intama. Batugaragarije rero yuko Imana yitaye ku gitambo cya Kayini no ku ituro rye. Imana yitaye ku gitambo cya Abeli no ku ituro rye, ariko igitambo cya Kayini ntiyacyitaho. Bagaragaza yuko byababaje Kayini cyane. Imana iramubaza ngo urakajwe n'iki? Mbese nukora ibyiza ntuzemerwa? Umurongo wa 8. Kayini abwira Abeli murumuna we. Kayini
abibwira Abeli murumuna we, kandi bari ku gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati, icyo wakoze icyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakirira ku butaka. Noneho uri ikivume, ubutaka bwasamuye akanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe, ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none, ntibuzakwerera umwero wabwo, uzaba igicamuke n'inzererezi mu isi. Kayini abwira Uwiteka ati, igihano umpannye kiruta icyo nakwihanganira. Dore nyirukanye uyu munsi ku butaka no mu maso hawe, nzahahishwa, nzaba igicamuke n'inzererezi mu isi, kandi uzambona wese azanyica. Uwiteka abwira Kayini ati, nicyo gituma uwica Kayini. Uwiteka abwira Kayini ati, nicyo gituma uwica Kayini azabihorerwa 7. Kandi Uwiteka ashyira kuri Kayini ikimenyetso, kugira ngo hatagira umubona akamwica. Rero kubera yuko ibyanditswe byera bisobanuzwa ibindi byanditswe, tugiye kureba muri iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi. Ni kimwe mu bitabo 5 umuhanuzi w'Imana Madamu White yanditse mu buryo bwo gusobanurira abantu amagambo yo muri Bibiliya, kugira ngo barusheho kumva inyigisho zo muri Bibiliya. Turasoma icyigisho ni icyigisho cya 5 kiri muri iki gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, gifite titiri ivuga ngo umwicanyi wa mbere n'uwo yishe. Bagiye kudusobanura rero iyi mirongo yo muri Bibiliya tumaze gusoma. Kayini na Abeli abahungu ba Adamu, ubwo ni kuri paji ya 35. Kayini na Abeli abahungu ba Adamu bari bafite imico itandukanye cyane. Ubwo bari kutugaragariza yuko Abeli yabyaye abahungu ariko bafite imico, Adamu yabyaye abahungu 2 ariko bafite imico itandukanye. Abeli yabonye ubutabera n'imbabazi Umuremyi yari afitiye ubwoko bwacumuye, maze yemera ibyiringiro by'agakiza afite umutima ushima. Ariko Kayini agira ibitekerezo nk'ibyatumye Satani acumura, kutizera ubutabera n'ubutegetsi by'Imana. Abo bavandimwe bahawe ikigeragezo cyo kureba yuko bizera kandi bagakurikiza ijambo ry'Imana. Abavandimwe bahawe ikigeragezo cyo kureba ko bizera kandi bagakurikiza ijambo ry'Imana. Bari bazi neza uburyo Imana yashyizeho bwo gutamba ibitambo. Ni ukuvuga ngo aba bahungu ba Adamu bagiye gutamba ibitambo bazi uko bikwiriye kugenda, bari barabyigishijwe kuko bari babizi. Bari bazi ko bagombaga kwizera Umukiza wagereranywaga n'ibitambo, kandi bakamenya ko ari we wababarira. Iyo amaraso atameneka, ibyaha ntibyari kubabarirwa. Bagombaga kwerekana yuko bizera ko amaraso ya Kristo azabunga n'Imana, bakabyerekanisha gutamba itungo ry'uburiza. Ni ukuvuga ngo mu rwego rwo kugira ngo bagaragaze uburyo amaraso ya Kristo azabunga n'Imana, bagombaga kubyerekanisha
gutamba itungo ry'uburiza. Ubundi mu mategeko yo gutamba ibitambo hatambwaga igitambo kiva amaraso. Abo bavandimwe babiri bubatse ibicaniro bisa, hanyuma buri umwe wese azana ituro. Abeli azana ituro akuye mu mukumbi. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye. Umuriro uva mu ijuru utwika igitambo cye, ariko Kayini atitaye ku itegeko Imana yari yarabahaye azana ituro ry'amatunda. Nta kimenyetso cyavuye mu ijuru cyerekana ko Imana yaryemeye. Abeli yinginga mwene se gusaba Imana mu buryo yaberetse, ariko uko Abeli yamwingingaga niko Kayini yarushagaho guhitamo gukora ibyo yishakiye. Urumva aba bantu baje gutamba ibitambo bose bazi itegeko rihari ry'uko mu gutamba ibitambo hagomba gukoreshwa itungo riva amaraso cyangwa igitambo kiva amaraso. Ariko Kayini yabirenzeho azana ku byo yejeje, azana ku matunda y'ibyo yejeje. Abeli we akora icyo Imana yavuze, azana mu mukumbi yari yoroye, azana intama. Nicyo cyatumye Imana yita ku gitambo cya Abeli, icya Kayini irakirengagiza, kuko Abeli niwe watambye mu buryo Imana ishaka. Ariko nyuma yuko murumuna we abonye yuko mukuru we akoze ikosa, yaramucyashye, aramubwira ngo wagakwiriye kuba wakoze mu buryo twategetswe ugatamba igitambo kiva amaraso. Ariko Kayini aho kugira ngo yumve inama za murumuna we akomeza kwinangira. Dukomeze. Kandi kuko ari we wari mukuru ahinyura inama murumuna we yamugiraga. Urumva Kayini yari umwana w'imfura, yabonye mbese kuba yagirwa inama na murumuna we ari igisuzuguriro. Ariko ndagira ngo ahangaha tuhigire ikintu gikomeye. Umuntu uwo ari we wese, waba umurusha ubushobozi, waba umurusha imyaka, waba umurusha inararibonye mu buzima busanzwe cyangwa no mu zindi nshingano zitandukanye, igihe cyose akugiriye inama yo kumvira ijambo ry'Imana, ukabona koko ibyo akubwira ari ukuri, ntabwo ukwiriye kumusuzugura. Kuko igihe arimo kukugira inama yo kumvira ijambo ry'Imana, ni Imana iba umukoresheje. Kandi iyo usuzuguye iyo miburo, uba usuzuguye Imana. Rero ntukabone umuntu akugira inama, ashobora kuba ari umwana wabyaye, cyangwa ugashobora kuba ari umuntu urusha imyaka, umurusha n'ubunararibonye mu bya mwuka cyangwa iterambere iryo ari ryo ryose. Igihe umuntu wese akugira inama yo kumvira ijambo ry'Imana, by'ukuri ntabwo ukwiriye kwikakaza ngo wumve yuko atari kugira kuko ari umwana kuri wowe, ahubwo ukwiriye guca bugufi ukita ku cy'ijambo ry'Imana rivuga kuruta ibindi byose. Kayini yaje imbere y'Imana yivovota mu mutima. Ituro rye ntiryerekanaga kwicuza, kuko yibwiraga ko yajyaga kuba yerekanye ubushobozi buke iyo aramuka akurikije neza umugambi w'Imana, akizera yuko nta kundi gukizwa adafashijwe n'umukiza twasezeranyijwe. Ahitamo kwerekana ibyo yigejejeho ku bwe. Ntiyajyaga kuzana umwana w'intama ngo avange amaraso yawo n'ituro rye, ahubwo yiyemeza kuzana amatunda ye ariyo yari yavuye mu mirimo y'amaboko ye ngo anezeze Imana. Kayini yumviye Imana, yubaka igicaniro, azana ituro, ariko ntiyayumviye muri byose. Ntabwo yemeye ko yari akeneye umucunguzi. Abavandimwe bombi bari abanyabyaha, kandi bombi bemeraga ko Imana ishaka ko bayumvira kandi bakayisenga. Uko byagaragaraga
bari bahuje idini kugeza ku ngingo runaka, ariko uretse ibyo bari batandukanye cyane. Aba bana bari bahuje idini kugeza ku rugero runaka, ngo ariko uretse ibyo bari batandukanye cyane, kubera yuko umwe yaharaniraga kumvira ijambo ry'Imana akurikije ibyo Imana yategetse, undi agashaka kugendera ku mitekerereze ye atitaye ku cyo ijambo ry'Imana rivuga. Urumva, umwe yahaye agaciro igitambo cya Kristo, undi agitesha agaciro kuko yazanye ibivuye mu maboko ye. Kwizera niko kwatumye aberaho Imana igitambo kiruta icya Kayini kuba cyiza. Abeli yibonye ko ari umunyabyaha kandi abona icyaha n'ingaruka yacyo, urupfu bihagaze hagati y'ubugingo bwe n'Imana. Azana umwana w'intama wishwe kugira ngo yerekane ingaruka yo kwica amategeko. Kubw'amaraso yavushijwe yabonye Kristo apfa ku musaraba, kandi kuko yari yizeye impongano y'ibyaha, byamubereye ubuhamya yuko ari umukiranutsi kandi ko ituro rye ryemewe. Iyo umunyabyaha yajyaga gutamba igitambo azanye itungo, ririya tungo ryashushanyaga Kristo uzaza gupfa akatumenera amaraso kugira ngo tuzabone ubugingo. Iyo umuntu yazanaga iryo tungo rero, yabaga ahamije yuko amaraso ya Yesu ari afite ubushobozi bwo kumwezaho ibyaha, kandi Kristo azapfa kandi agapfa nta nenge afite, ahubwo agapfa kugira ngo twebwe dukire. Iyo ntama yazanwaga cyangwa iryo tungo ryazanwaga ryabaga nta cyaha rifite, ryabaga nta nenge rifite, ryabaga nta busembwa rifite. Ibyo byashushanyaga ko Kristo azapfa agapfa kubw'ibyaha byacu, ariko nta cyaha afite, ari umuziranenge, ariko kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Ibyo rero Kayini yarabyumvaga, arabyumvira. Kayini nawe yari afite uburyo bwo kwemera ko kwemera uko kuri nk'uko Abeli yabigenje. Ntabwo umuvandimwe yemerewe kwemerwa n'Imana ngo undi mwange. Abeli yahisemo kwizera no kumvira, Kayini we ahitamo kutizera no kwigomeka. Umwana umwe yemeye kwizera no kumvira iby'Imana itegeka, undi ahitamo kutizera no kwigomeka. Kayini na Abeli bagereranya imitwe ibiri izabaho kugeza ku mperuka. Aha nagira ngo muhumve ngo Kayini na Abeli bagereranya imitwe ibiri izabaho kugeza ku mperuka. Bamwe bazitangira gukizwa n'igitambo cyatanzwe kubw'icyaha, abandi baziringira ibikorwa byabo. Abumva badakeneye amaraso ya Kristo bakumva yuko kubw'imirimo yabo Imana ishobora kubemera, barafudika nk'uko Kayini yakoze. Amadini y'ibinyoma yenda kuba yose ahagarariye kuri aya magambo ngo umuntu yakizwa n'imirimo ye. Amadini y'ibinyoma yenda kuba yose ahagarariye kuri aya magambo ngo umuntu yakizwa n'imirimo ye. Bamwe bavuga yuko abantu bashobora kwitandukanya bakajya mbere. Bamwe bavuga yuko abantu bashobora kwitunganya bakajya mbere, kandi bakongera bakihindura bashya. Nk'uko Kayini yagerageje gusaba Imana ngo imwakire atanze ituro ritagira amaraso y'igitambo, niko nabo bibwira yuko umuntu azajya mu ijuru adakeneye umuhuza wacu n'Imana. Igitekerezo cya Kayini cyerekana yuko abantu badakunda
kuzamuka bagana iby'Imana ishaka, ahubwo bamanuka bagana ibya Satani. Kristo wenyine niwe byiringiro byacu. Reka dukomeze. Kwizera nyakuri bigaragazwa no kumvira Imana mu byo ishaka byose. Kwizera nyakuri bigaragazwa no kumvira Imana mu byo ishaka byose. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite kwizera ariko atumvira amategeko y'Imana, uwo nguwo ntago afite kwizera nyakuri. Uhereye mu gihe cya Adamu ukageza ubu, intambara ikomeye yari yerekeye gukumvira amategeko y'Imana. Mu bihe byose byabayeho hagiye habaho abantu bavuga ko bagomba gufashwa n'Imana kandi birengagiza amwe mu mategeko yayo. Hari abantu bumva yuko bagomba gufashwa n'Imana kandi birengagiza amategeko yayo. Imana ikubwire ngo ntukibe, ukiba mugenzi wawe, ugakomeza gusaba ubufasha bw'Imana. Imana ikakubwira ngo ntukice, ukica mugenzi wawe, ariko ugakomeza gusaba ubufasha bw'Imana. Rero niyo mpamvu bari kutubwira ngo mu bihe byose byabayeho hagiye habaho abantu bavuga ko bagomba gufashwa n'Imana kandi birengagiza amwe mu mategeko yayo. Mu gihe twirengagiza amategeko y'Imana, tukumva tugomba gusuzugura Imana, ariko tukumva yuko ibyo dukeneye byose igomba kubiduha kandi ikabiduhera igihe tubishakiye, tuba turimo turayoba. Ariko imirimo itunganya kwizera, kandi iyo nta mirimo yerekana kumvira, kwizera kuba gupfuye. Bari kutubwira ngo imirimo itunganya kwizera, ngo kandi niba nta mirimo yerekana kumvira, kwizera kuba gupfuye. Uvuga ko azi Imana ntiyitondere amategeko yayo ni umubeshyi, ukuri ntikuri muri we. Kayini abonye ko ituro rye ritashimwe, arakazwa n'uko Imana itemeye ituro umuntu yari yasimbuje iby'Imana yari yubatse, kandi arakazwa n'uko mwene se yahisemo kumvira Imana aho gufatanya nawe kuyigomera. Igihe cyose dushaka kumvira Imana, hari abantu bazababazwa n'uko tudafatanya nabo kugomera Imana. Abo ngabo rero ntago kubana nabo bizashoboka, kubera yuko abantu bashaka kugendera mu mwijima n'abashaka kugendera mu mucyo ntibajya bahuza. Imana ntiyamuzinutswe ahubwo yicishije bugufi, maze igerageza gusobanurira uwo muntu ibyo yari akwiriye gukora, kuko yari yerekanye ibitekerezo bidahwitse. Ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugera ku rugi. Iyo yizera ibyiza by'umukiza wadusezeranijwe n'Imana kandi akitondera iby'Imana ishaka, yari kwakirwa n'Imana kandi akanezezwa n'imigisha imuha. Ariko akomeje kutizera no kwica amategeko, ntiyaba afite impamvu yo kwivovota avuga yuko Imana yamuretse. Aho kwemera icyaha cye, Kayini akomeza kwivovota avuga ko Imana ibera, kandi akomeza kugirira Abeli ishyari no kumwanga. Abeli yicishije bugufi, nyamara kandi akomeje yerekana ko Imana itabera kandi ko igira ubuntu. Yeretse Kayini ifuti rye kandi agerageza kumwumvisha ko icyaha kiri muri we. Urumva ko Abeli yagerageje gucyaha mukuru we cyane, ariko mukuru we yanze kumwumvira. Yerekanye impuhwe z'Imana igihe yakijije ababyeyi babo aho guhera ko ibarimbura.
maze ahamya ko Imana yabakundaga kuko iyo bitaba ibyo itaba yaratanze umwana wayo w'umuziranenge kandi utunganye kugira ngo ahanwe mu cyimbo cyabo. Ibi byose byatumye Kayini arushaho kurakara. Urumva uko murumuna we arushaho kumugira inama, amubwira ineza y'Imana, amubwira ukuntu Imana yanze kurimbura ababyeyi babo ikabababarira, aho kugira ngo akomeze kumva imiburo ya murumuna we, ahubwo yakomeje kumurakarira. Ubwenge n'umutimanama byamubwiye ko Abeli yari mukuri, ariko yarakajwe nuko atagiriye impuhwe mu bwigomeke bwe, nuko agira umujinya mwinshi yica mwene se. Ibihe byose abagome banga ababarusha kumera neza. Ibihe byose abagome banga ababarusha kumera neza, kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Urupfu rwa Abeli nirwo rwabaye icyitegererezo cya mbere cy'urwango hagati y'inzoka n'urubyaro rw'umugore, hagati ya Satani n'abayoboke be na Kristo n'abamukurikira. Iyo umuntu aretse gukorera Satani kubwo kwizera umwana w'intama w'Imana, umujinya wa Satani uriyongera. Dusubiremo aya magambo ngo iyo umuntu aretse gukorera Satani kubwo kwizera umwana w'intama w'Imana, umujinya wa Satani urakongera. Ubugingo butagira inenge bwa Abeli bwashinje ibinyoma bya Satani, wavugaga ngo ntibishoboka ko umuntu yakomeza amategeko y'Imana. Ubwo Kayini abonye ko atagishoboye kwemeza murumuna we, biramurakaza cyane, amuvutsa ubugingo bwe. Nanone aho ariho hose hari ukomeza amategeko y'Imana, haba umutima nk'uwo. Ariko upfiriye Yesu wese aba apfuye anesheje. Igihe cyose abantu bakomeza amategeko y'Imana bagaharanira kumvira ijambo ry'Imana nk'uko riri, bazahura n'akaga ko kubarwanya, bahure n'abantu babarwanya, kubera ko abo bantu b'Imana bashaka kumvira amategeko yayo, badashaka kugendera muri uwo murongo abapagani badashaka kugenderamo. Rero akenshi uzasanga umuntu wese ukorera Imana abantu bamwanga ndetse bakanamugirira nabi. Satani rero iyo abonye umuntu ashaka kumvira amategeko y'Imana, ahagurutsa intambara zo kumurwanya kugira ngo uwo muntu azave mu byizerwa, areke kumvira Imana. Agakoresha abantu batandukanye rero bakarwanya uwo muntu w'Imana, bashaka kumukura mu nzira yahisemo kugenderamo. Ariko birakwiriye yuko abana b'Imana bakomeza kwishingikiriza ku Mana, bagasenga basaba imbaraga byo gukomerera mu byayo, nubwo bazahura n'ibigeragezo bingana bityo. Kayini w'umwicanyi yahereye ko ahamagarwa ngo avuge impamvu yakoze icyo cyaha. Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Ahitamo kubeshya kugira ngo ahishe icyaha cye. Nanone Uwiteka abwira Kayini ati, icyo wakoze ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe rirantakira ku butaka. Kayini yari yagize igihe gihagije cyo gutekereza. Yari azi ko icyaha yakoze gikomeye n'ibinyoma yavuze kugira ngo agihishe, ariko yari akinangiye, kandi n'igihano nticyari kigihinduwe. Ijwi ry'Imana rivuga aya magambo ateye ubwoba ngo, noneho uri ikivume, ubutaka bwasamiye mu kanwa kabwo kwakira amaraso ya murumuna wawe, ukuboko kwawe kwavushije. Nuhinga ubutaka uhereye none, ntibuzakwerera umwero wabwo, uzabe igicamuke n'inzererezi mu isi. Uyu ni umuvumo ugeze kuri Abeli kubw'icyaha yakoze cyo kutumvira Imana, akakigerekaho kwica murumuna we. Umuremyi ugira imbabazi
yarakomeje akiza ubugingo bwe, amwongerera igihe cyo kwihana. Urumva Imana ntako itagize ngo igerageze guha amahirwe uyu Kayini kugira ngo yihane. Ariko Kayini akomeza kwinangira umutima, kugomera ubutegetsi bw'Imana no kuba nyambere w'abantu bose biziringa mu byaha. Ibyo yakoze byatumye isi yuzura imbaraga y'icyaha ku buryo yahindutse mbi cyane, maze yuzuramo urugomo rutuma igomba kurimburwa. Ngaho nimutekereze namwe, icyaha cya Kayini cyateje umuvumo isi, kizana inzangano, kizana amacakubiri, kizana ubugome n'ubugambanyi, kizana imivurungano, kizana intambara. Ibi byose twirirwamo turwana intambara z'ubuzima, zo abantu bahemukira abandi babica, ni inkomoko y'iki cyaha cya Kayini cyo kwica murumuna we. Ngaho nimurebe aha hantu ibi bintu byagejeje isi. Amateka mabi avuga ibya Kayini n'urubyaro rwe yabaye urugero rwerekana uko byajyaga kumera iyo umunyabyaha yemererwa kudapfa, akabaho iteka ryose mu cyaha, akomeza kugomera Imana. Kwihangana kw'Imana kwatumye ahubwo ababi bakomeza kwinangira no kugoma. Kwihangana kw'Imana kwatumye ahubwo ababi bakomeza kwinangira no kugoma. Niyo mpamvu Imana yo iratwihanganira tukaba mu byaha tukayihemukira, ariko nta nubwo duha agaciro ko kwihangana kwayo, ahubwo dukomeza kuyikorera ibibi. Nyuma y'ibinyejana 15 Kayini ahanwe, ubugizi bwa nabi n'umutima mubi byasendereye ku isi. Ngaho nimutekeze, nyuma y'ibinyejana 15 Kayini ahanwe, ubugizi bwa nabi n'umutima mubi byasendereye ku isi. Byagaragaye yuko igihano cy'urupfu umuntu yahanwe amaze gucumura cyari mu kuri, kandi Imana yakimuhannye imufitiye n'imbabazi. Uko abantu bagiye bakomeza kubaho mu cyaha, niko bagiye barekwa. Urupfu rwaraje, ariko ngo nubwo n'urupfu rwaje, ni imbabazi z'Imana. Kuko hari igihe umuntu abaho muri ubu buzima akababazwa n'uburwayi, akababazwa n'ibigeragezo byo mu isi, bikaba ngombwa yuko Imana inamuruhura akipfira kugira ngo aruhuke. Urupfu n'urwo rutubabaza, ariko nabwo bwaje mu mbabazi z'Imana. Kuko iyo umuntu akomeza kubaho, umuntu aramutse ahawe amahirwe yo gukomeza kubabarira muri iyi si, nabyo byaba ari bibi cyane. Satani ahora akora uko ashoboye kose kugira ngo abeshyere Imana n'ubutegetsi bwayo, kandi isi ikomeze kurindagirira mu buriganya bwe. Imana ireba iherezo ihereye ku itangiriro. Mu iteganya ryayo yarebaga kure, kandi nta buhubutsi bwari buri mu migambi yayo. Ntiyashakaga guhosha urugomo gusa, ahubwo yagira ngo yereke abatuye ijuru n'isi uburyo kamere yayo iteye, inasobanure neza ubuhanga bwayo no gukiranuka kwayo ikoresheje reka dusubiremo aya magambo. Mu iteganya ryayo yarebaga kure, kandi nta buhutsi bwari mu migambi yayo. Ntiyashakaga guhosha urugomo gusa, ahubwo yagira ngo yereke abatuye ijuru n'isi
uburyo kamere yayo iteye, inasobanure neza ubuhanga bwayo no gukiranuka kwayo ikoresheje iyo ikoresha yihanganye n'ikibi. Abaturage b'ayandi masi bitegereza bafite amatsiko uko isi yari imeze mbere y'umwuzure. Abaturage b'ayandi masi bitegerezaga bafite amatsiko uko isi yari imeze imbere y'umwuzure. Babonye ingaruka y'ubutegetsi Lusiferi yari yaragerageje gushyiraho mu ijuru ubwo yangaga gukurikiza amategeko y'Imana. Abantu bakomezaga gutekereza ibibi gusa, barwanya amahame yera y'Imana. Amahoro n'urukundo cyari icyitegererezo giteye ubwoba cy'abantu bashayishije mu bibi. Kubw'ingingo zigaragajwe mu ntambara ikomeye, Imana ifitiye isi yose impuhwe nk'uko intambwe kubw'ingingo zagaragajwe mu ntambara ikomeye, Imana ifitiye isi yose impuhwe nk'uko intambwe ku yindi. Umugambi wayo ukomeye ugenda usozwa wo gukuraho burundu ubwigomeke. Bizagaragara yuko abaretse amabwiriza y'Imana bose bishyize mu ruhande rwa Satani barwanya Kristo. Bizagaragara yuko abaretse amabwiriza y'Imana bose bishyize mu ruhande rwa Satani barwanya Kristo. Ubwo igikomangoma cy'iyi si kizacirwa urubanza, isi yose izavuga iti, mugaba w'amahanga, inzira zawe ni izo gukiranuka n'ukuri. Ntabwo twiga byinshi, ariko tubonye ibyabaye kuri Kayini na Abeli. Tubona ukuntu Kayini yari abayeho ubuzima bwo kumvira amategeko y'Imana no kwitondera ijambo ry'Imana, ariko tubonye ukuntu Abeli yabayeho ashaka kumvira ijambo ry'Imana, ariko Kayini abaho asuzugura amategeko y'Imana. Rero ibi byose byabaye kuri Kayini na Abeli, ni nabyo bitubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Muri iyi si hari abantu bashaka kumvira amategeko y'Imana, bagashaka gukora ibyo Imana ishaka, bagashaka gukora ibyo Imana ibategeka, ariko hariho n'abatabishaka bahisemo kugomera amategeko y'Imana. Mu gihe rero aba bantu babiri bazaba bari kumwe, bazahangana mu buryo bukomeye, kuko umwijima ntujya ubana n'umucyo, kandi abashaka kugendera mu murongo wa Satani ntabwo bazigera bahuza n'abadashaka kuwugenderamo, ahubwo bashaka kumvira Imana n'amategeko yayo. Reka rero dusabe Imana kugira ngo iduhe kubaho ubuzima nk'ubwa Abeli yabayeho, bwo kumvira Imana no kwitondera amategeko yayo, ariko inaturinde gutera ikirenge mu cya Kayini, kuko ntago ikibabaje Imana ari uko turi abanyabyaha, ahubwo ikiyibabaje ni uko turi abanyabyaha badashaka guhinduka. Kayini yakoze icyaha, ariko yabonye amahirwe yo kwihana, ayo mahirwe ayatesha agaciro, ntiyayabyaza umusaruro. Ni nako duhora ducumura buri munsi, ijambo ry'Imana rikabwirizwa, ariko kuko abantu badashaka kuryumvira ngo barishyire mu bikorwa, bikarangira ahubwo bari kurwanya Imana. Rero muri iki gihe, cyangwa se muri iyi si yugarijwe n'umwijima w'ibyaha no kwica amategeko y'Imana, abashaka kugenda mu nzira y'ukuri barasabwa kubaho ubuzima nk'ubwa Abeli, bagendera mu by'Imana yategetse. Bazagirirwa nabi, bazangwa n'ab'isi, ariko ijambo ry'Imana riduha ihumure ngo muhumure nanesheje isi. Reka rero dusabe Imana kugira ngo
idufashe kubw'umwuka wayo wera, iduhe kumvira ijambo ryayo no kwitondera amategeko yayo. Ibyo tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Reka mu gusoza icyigisho cyacu dusenge kugira ngo dusabe Imana kugira ngo ibyo tumaze kwiga tubigenderemo. Twongeye gushima Mana yacu, tugushimiye ijambo ryawe unyujije mu matwi yacu. Turatsinzwe, tubonye yuko abana babiri ba Adamu, umwe yakumviye undi akagusuzugura, ariko twabonye yuko binagereranya imigabane ibiri y'abatuye isi, bamwe bashaka kukumvira ariko abandi bagashaka kugusuzugura. Turakwinginze ngo uturinde kuba mu ruhande rw'abagusuzugura, ahubwo uturinde kuba mu ruhande rw'abagusuzugura, ahubwo uduhe kuba mu ruhande rw'abakumvira bakitondera ijambo ryawe. Tugusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.